Nshuti muvandimwe mwene data we dusangiye amahirwe yo kumenya Imana no gukunda ijambo ryayo, nongeye kuguha ikaze cyane muri uyu mwanya udasanzwe tugiye kwigana ijambo ry'Imana kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro. Kandi nanone nshimira Imana uko bwije n'uko bukeye, uko irimo kugenda idufasha muri aya materaniro yacu afite insanganyamatsiko ivuga ngo ibitero bigabwa ku mugaba w'ingabo. Reka rero uyu munsi mbere y'uko twiga ijambo ry'Imana tubanze dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tunejejwe cyane n'urukundo rwawe, tunejejwe cyane n'ubutabazi bwawe, tunejejwe cyane n'umusaraba wawe, ariko cyane cyane tunejejwe no gucungurwa tubonera muri Kristo Yesu. Rero muri uyu mwanya tugiye kwiga ibyanditswe byera. Twebwe abana b'abantu dufite imitekerereze iri hasi cyane, kandi tutabasha kumenya n'amabanga yawe, ariko Mwuka wera iyo aciye muri izi nzandiko zera yinjira mu mutima wacu, bigatuma ingingo zacu ndetse n'ahazaza hacu hagendera ku myanzuro ikomoka mu byanditswe byawe byera. Ngwino rero ubane natwe, uduhe icyerekezo, duhumure amaso, fungura amatwi yacu kandi ibiganza byacu bihambure, kugira ngo byakire amasezerano watugeneye muri uyu mwanya, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko nabibabwiye, njyewe ndi Musoni Flavien. Uyu ni umwanya wo kwigana icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo igitero cyagabwe ku myiteguro yo kuvuka kwa Yesu. Igitero cyagabwe ku myiteguro yo kuvuka kwa Yesu. Niba ubyibuka neza, mu cyigisho twabanje twagaragaje neza ko hari intambara iri hagati ya Kristo na Satani, kandi buri muntu wese, yaba abizi yaba atabizi, afite uruhare rukomeye n'umwanya we n'icyo agomba gukora muri iyi ntambara iri hagati ya Kristo na Satani. Rero igitero cyagabwe ku myiteguro yo kuvuka kwa Kristo ni ikintu gikomeye cyane, kandi muri iki cyigisho Mwuka w'Imana araduhumura kugira ngo turebe niba mu kwitegura kugaruka kwe ho nta bitero birimo kugabwa ku myiteguro tugomba kugira. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Kristo yagombaga kuvuka, kandi uwagombaga kuvuka yari umuntu udasanzwe. Rero Abisiraheli imyiteguro yabo yagombaga kuba nayo idasanzwe. Nshuti zanjye, ibyanditswe byera bitubwira ngo iki? Uwo bari bategereje, uwari ugiye kuvuka, ibyanditswe byera byagiye bivuga ko ari muntu ki. Bibiliya mu Baheburayo igice cya 2:10, Bibiliya iravuga ngo kuko byari bikwiriye ko Imana byose byaremewe ikabibeshaho, iyobora abana benshi mu bwiza, itunganishije rwose umugaba w'agakiza kabo kubabazwa. Umuntu wari ugiye kuvuka yari umugaba w'agakiza. Bivuze ngo iyo ataza, agakiza ntikari kuba kuzuye, ntikari no gushoboka. Abisiraheli bari bafite ubuturo bwera, batambaga ibitambo, ndetse ibintu byose bakoraga byashushanyaga uwagombaga kuzaza. Kristo rero wagombaga kuvuka ntago yari aje ari umufatanyabikorwa, ahubwo yari nyir'igikorwa. Mu magambo make, niwe wari umugaba w'agakiza. Ibintu byose, amaraso yose, ibimenyetso byose by'ibyaberaga mu buturo bwera niwe byashushanyaga. Abahanuzi bose niwe bari baraje batunga urutoki. Rero imyiteguro yagombaga kuba ikarishye. Ikindi kintu gikomeye, Abaheburayo igice cya 3:3, kuko Yesu yatekerejwe ko akwiriye guhabwa icyubahiro kirusha icya Mose, nk'uko icyubahiro cy'umwubatsi kiruta icy'inzu. Mu magambo make, Kristo wari ugiye kuvuka yagombaga kuba ari umwubatsi, Abisiraheli bakaba inzu. Muzabisoma mu Kuva yuko Abisiraheli bitwaga inzu ya Isiraheli. Rero nshuti zanjye, ikintu kigaragara hano ni kimwe: Abisiraheli bakunze Mose, ndetse buriya ngo Mose igihe yapfaga, Imana yahishe umurambo we kugira ngo batawubona, kuko ngo Imana yabonaga nibagera imbere bagahura n'ibibazo bakabura inzira, uyu murambo wa Mose bari kuzawuhiga, kandi iyo bawuhingukaho bari kuzawuramya. Kubw'ibyo rero Imana yahishe umurambo wa Mose. Ariko ibikorwa Mose yari yarakoze bidasanzwe, birimo kubakura mu Egiputa mu buretwa, birimo kubihanganira, birimo kwakira amategeko y'Imana akayatanga. Ndagira mbabwire ngo ikintu cyose kidafitanye isano na Mose ntago cyagiraga imbaraga mu gihe cy'Abisiraheli. Ariko wari ugiye kuvuka yari shefu wa Mose. Mu magambo make, Mose yari umuntu usanzwe uri aho ngaho, wagize akamaro mu by'agakiza, ariko nyir'agakiza yaraje. Mbega imyiteguro yagombaga kuba ikarishye, mbega imyiteguro yagombaga kuba, ibindi byose byari guhagarikwa, ariko iyi myiteguro ikaba imyiteguro ifatika.
Yohana igice cya 8 umurongo wa 56, Bibiliya itugaragariza yuko Aburahamu uyu nguyu abantu benshi batangazwa nawe ndetse n'Abisirayeli bavugaga ko ari bene Aburahamu. Umurongo wa 56 wa Yohana igice cya 8, Bibiliya iravuga ngo Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye, kandi awubonye aranezerwa. Ndetse Abisirayeli bitwaga abana bande? Biyitaga abana ba Aburahamu. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo uwagombaga kuvuka uko bagombaga, iyo Aburahamu wari kuba agiye kuvuka, bari kumwitegura Abisirayeli mu rwego rwo hejuru, kuko biyitaga abana ba Aburahamu. Ariko uwari uje noneho yarutaga nde? Yarutaga Aburahamu, kuko Aburahamu yari yarategereje umunsi wa Kristo, umunsi umwe awurebye aranezerwa. Mbega imyiteguro yagombaga kuba ishyitse. Nshuti zanjye, uwari ugiye kuza yarutaga Eliya. Eliya yari yarubatse amateka mu Bisiraheli. Eliya uyu nguyu yari yaragiye, inyigisho yose iyo itatangiriraga kuri Eliya, inyigisho yose idatangiriye kuri Mose ntitangire kuri Aburahamu, Abisiraheli bayifataga nk'inyigisho idahwitse. Ariko najya mbabwire, nimureba muri Mariko igice cya 8 umurongo wa 28, Yesu yibarije abigishwa bati mwe mutekereza ko ndinde? Abigishwa bitewe nuko mu bintu abantu bari bamaze igihe baragiye bashyira mu mitwe yabo bahererekanya, kwari ukugira amatsiko yo kuzabona Eliya, kuko Eliya yari yarakoze ibintu bidasanzwe, atinyuka ubupagani bwari bwarabaye gikwira. Ku bantu rero babonaga ibintu byarataye icyerekezo, bakeneye umuntu wasubiza ibintu mu buryo, bahoraga bumva ugomba kuvuka agomba kuzamera nka Eliya. Ndetse Bibiliya ijya gusoza igaragaza yuko Imana, Bibiliya mu isezerano rya kera ijya gusoza isezerano rya kera, igaragaza yuko Imana izohereza umuhanuzi Eliya mbere yuko umunsi w'umwami utaragera. Kuko ibyo rero bahoraga bazi yuko Eliya agomba kuza, ndetse yari yarabatwaye ibitekerezo, ndetse abenshi bareberaga Yesu mu ndorerwamo ya Eliya. Ariko mu by'ukuri uyu wagombaga kuvuka yarutaga Eliya cyane. Ndajya mbabwire ngo mu gihe Eliya yatakaga yinginga cyane kugira ngo Imana imanure umuriro itandukanye abasenga mu by'ukuri n'abasenga mu binyoma, Imana Yesu Kristo niwe wimanukiye yicanira umuriro, kandi niwe wafashe imbaraga za Satani ngo Satani ataba yakubita n'inkuba umuriro ukaka, Karumeli hakaboneka umuriro uturutse ku bahanuzi ba Bali. Ndetse uyu Yesu niwe wahaye Eliya kuba maso kugira ngo abahanuzi ba Bali badakoresha amanyanga bagacana umuriro, Eliya akahagwa. Kuko ibyo rero uyu wagombaga kuvuka wari utegerejwe yarakomeye cyane kurenza Eliya. Nshuti zanjye, bijya bimbabaza uburyo ab'isi bagira imyiteguro ikomeye iyo biteguye perezida ukomeye uri hafi kuza. Imihanda barayitunganya, ibyapa bakabishyiraho ibintu bishyashya, amasaha bakayahindura, ndetse n'imihanda barayihindura, abantu bagahindura indi mihanda. Kenshi na kenshi amateleviziyo atangira kuvuga ku bigendanye n'uwo mushyitsi uzaza, ndetse n'abaturage kugeza ku muturage wo hasi ahita bibona yuko hari imyiteguro impande zose. Ariko nshuti zanjye, bijya bibabaza uburyo uyu munsi wa none usanga imyiteguro iri mu madini yo kwitegura kugaruka kwa Yesu ni hafi ya ntayo. Iyo urebye ubona nta kintu kidasanzwe kigiye kuba. Ese nshuti zanjye, uburyo Satani yarwanyije aba bantu wabona atari bwo buryo arimo kuturwanya? Reka twinjire mu cyigisho turebe. Abisiraheli bakimara kuva mu bunyagi Babuloni bafashe imyaka 1000 yo kwitegura, y'imyiteguro yo gutegura uburyo Kristo azavuka bakamwakira nk'umwami n'umukiza. Kandi ndajya mbabwira inshuti zanjye, abantu bose kuva uwo munsi batangiye kugira amatsiko. Bahise rero batangira gutegura ibintu byose bizatuma abantu mu bitekerezo byabo imyiteguro ishyitsi ibaho. Ndagira ngo nkubwire yuko ndi bwifashishe cyane igitabo cy'ibifuzwe byose, icyigisho cya mbere n'icyigisho cya kabiri. Ndagenda nkora incamacyaho kuko iki cyigisho nimo gikomoka. Ni ureba neza baragiye bajya mu ndirimbo zabo, kuko indirimbo zabo zikundwa n'abantu benshi. Baragiye binjira mu ndirimbo, bamaze kujya mu ndirimbo, indirimbo zabo barazitunganya, bazishyiramo amasezerano yo kuvuka kwa Mesiya. Ariko najya mbabaze, uyu munsi turimo turaririmba iki?
bamwe barimo bararirimba ibintu bidafitanye isano na Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Mbega indirimbo tugezaho indirimbo ziba iza broshete, tugezaho abaririmbyi baririmba indirimbo ukumva igitero cyabaye inyama, ikindi cyabaye ubusambo, ugashaka ikintu gikangurira abantu kugaruka kwa Yesu ukakibura. Ubu dufite abantu barimo kuririmba indirimbo za covid cyane, wagira ngo dutegereje covid kuruta uko dutegereje Yesu. Nyamuneka ndabinginze, Abisiraheli imyiteguro yabo babonye indirimbo bagomba kuzitaho. Ikindi, baragiye binjira mu buhanuzi bacengezamo izina rya Yesu. Izina rya Mesiya batangiye kuricengeza mu buhanuzi. Byari ibintu bitemewe ko hari umuntu wakwigisha ubuhanuzi ubwo ari bwo bwose atagize gute, atavuze ku bigendanye no kuza kwa Mesiya. Mwibuke ko bakoze n'ikosa igihe Yesu yazaga, bamuha ngo nasome. Yesu asoma amagambo yo muri Yesaya, arangira avuga ngo ibi byavuzwe bisohoye mu matwi yanyu. Uyu munsi wa none abantu bari mu buhe buhanuzi? Twatangiye kujya mu buhanuzi, abantu benshi bamo barajya mu buhanuzi budafitanye isano na Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Aho abantu barimo kwicara ugasanga ubuhanuzi bafite burasa n'ubwabo mu yandi madini badafite Bibiliya, badafite n'umwuka w'ubuhanuzi. Abantu barimo barahanura ibintu bidafite icyerekezo. Nshuti zanjye najya mbabwire ngo mwibuke yuko twe dufite umwuka w'ubuhanuzi, ntago dufite ubuhanuzi. Dufite umwuka w'ubuhanuzi, ntago dufite ubuhanuzi. Ariko abandi bose, andi matorero bafite ubuhanuzi ariko nta mwuka w'ubuhanuzi bafite. Iki kintu mukeneye kukimenya. Baragiye bategura gahunda. Muri gahunda zo mu rusengero no mu masengesho yo mu muryango bashyizeho umwete ibigendanye no kwitegura Mesiya. Uyu munsi wa none kimwe ngewe mu birimo kumbabaza nuko mu rusengero kenshi abantu barahicara ugasanga ni gake ingingo yo kugaruka kwa Yesu irimo kuvugwaho. Ndetse no mu miryango yacu hari amoko y'ibibwirizwa n'amasengesho bitagaragaza yuko dutegereje, bitagaragaza ko hari ikintu kigiye kuba. Iki ni igihe Imana iduhaye ngo tugaruke ku isoko. Ese nshuti yanjye, iyo woherereje umuntu ibintu wabyise ubuhanuzi kuri WhatsApp biba birimo iki? Ese mu rugo rwawe gahunda ihari ni iyihe? Uyu munsi wa none hari intambara iri hagati yo kumenya ngo ese abantu basengere mu rugo nibwo bari bugire imyiteguro ishyitse gusa bo kujya ku rusengero. Hari n'ikibazo kibaza ngo ese abantu bitegurire kugaruka kwa Yesu ku rusengero gusa, imyiteguro yo mu rugo rwabo yo ntikenewe. Nshuti zanjye, Abisiraheli bashyize kuri gahunda bagitangira imyiteguro. Imana yari iri kumwe nabo, yaberetse yuko bakeneye imyiteguro muri gahunda zo ku rusengero n'izo mu ngo zabo. Hakeneyemo ibintu bigomba gutuma babona yuko hari ikigiye kuba, ubwami bw'Imana bukababa hafi mu bitekerezo. Ikindi kintu gikomeye, imihango yashushanyaga ibya Mesiya yashyizwemo iminsi mikuru. Ariko ikibazo ngiki, Satani amaze kubona iminsi mikuru bafite ifitanye isano n'iminsi mikuru yo mu gitabo cyo Kuva, mubare w'Igutegeka kwa kabiri, kuko iminsi mikuru yose y'Abisiraheli yari urutoki rwatungaga i Karuvari aho Kristo yagombaga gupfira. Kubw'ibyo rero iyi minsi mikuru bayibamo neza, imihango bafite bakomoraga ku buturo bwera. Iyo bayigendamo neza bari guhinguka ku Mukiza neza. Satani abonye rero iki kintu gitangiye, Satani yaraje atangira kubavangira. Atangiye kubavangira, ibintu byatangiye kuba bibi. Icyabaye cya mbere ngiki, imihango yashushanyaga ibya Mesiya yashyizwemo n'iminsi mikuru, ariko byageze aho bishiramo uburyohe. Satani yaratangiye abagumisha ku mihango, ntiyabereka uwo yerekezagaho. Ivugurura ryarazaga, buri gihe Imana yoherezaga abahanuzi ba Yesaya, ba Yeremiya n'abandi, bagendaga ari abo gutegura ishyanga kugira ngo kuvuka kwa Mesiya batazarangara kukabacika. Ariko byagenze gute? Buri vugurura ryazanwaga n'abahanuzi ryakurikirwaga no kwinangira ko mu rwego rwo hejuru. Uyu munsi wa none abantu baricara bakiga ubutumwa bwiza, ariko ndajya mbabwira ikibabaje, umubwiriza avaho hakajyaho undi, umubwiriza arangiza, korari irangiza gukora igitaramo hakazakurikiraho indi, amateraniro ububyutse burangiza hajyaho ubundi. Ariko ikibabaje ni ukubera icyo abantu barushaho kwinangira kuruta uko bari bameze. Impamvu ni imwe, ni umugambi wa Satani kugira ngo agabe igitero ku myiteguro yo kuvuka kwa Yesu. Ibi byarabaye, ariko uyu munsi wa none Satani arimo aragaba ibitero bikomeye ku myiteguro yose yo kugaruka kwa Yesu.
Yerusalemu bayigize nziza bigeze ubwo bayibonye nk'ijuru ryabo, barangira bavuga batumva rero kwigerera i Yerusalemu ubwabyo rwose ni nk'ijuru, niyo tutazagira andi mahirwe kuba aha hantu birahagije. Nshuti zanjye, turimo turubaka insengero nziza, turimo turashyiramo gahunda nziza, ariko nagira ngo ubwire ngo kuba mu iteraniro ryo ku isabato wicaye mu rusengero rw'urusirimu, wicaranye n'abantu b'abasirimu, ukaba uri mu itorero ry'ukuri ryatoranyijwe, ntabwo biguha uburenganzira cyangwa icyangombwa cyo kuzaba mu ijuru. Hakenewe imyiteguro ishyitse. Nshuti zanjye, urusengero rw'i Yerusalemu bageze aho barubona nk'ijuru, ndetse batangira kumva yuko baramutse rwose barubuze ahazaza habo haba habuze. Ariko najya mbabwire inshuti zanjye, uru rusengero rwagiraga agaciro bitewe n'uwo rwari rutegereje ko azaruzamo. Reka mbibutse yuko insengero zacu zigira agaciro bitewe na Kristo, kandi imyiteguro yacu ishyitse mu miryango no mu nsengero, iyo myiteguro niyo ituma ibibera mu rusengero bigira agaciro. Rero nshuti zanjye, Bibiliya yakomeje kwerekana uburyo Satani yakomeje kubavangira. Muri iki gitabo cy'ibifuzwe byose bagaragaza yuko hashinzwe amashuri atangirwamo ubumenyi rusange n'ubuhanga, ariko bigendereye amahame yo gukiranuka. Baravuze batumva dukeneye abantu basobanutse. Barangira bavuga batariko amashuri asanzwe abana bacu nibayajyamo bazata icyerekezo. Baravuga batariko reka dushyireho amashuri, muri aya mashuri hajye hashyirwamo n'ingingo ziteguza abana bacu kumenya Mesiya no kumenya uko azaza ameze. Mbega uburyo nakomeje kubitekereza nsanga ibi bigo byacu, byaba ibigo by'itorero, byaba n'ibigo by'itorero bikomoka ku babyeyi, ndavuga ibi bigo byacu bya kidivanisiti ariko bitari iby'itorero, ariko by'ababyeyi bari mu itorero, bajya gushyiraho ibi bigo bikomeye mubona abana bacu tuboherezamo kugira ngo bajye kwiga. Nshuti zanjye, ababyeyi baravugaga bati dukeneye ahantu abana bacu bajya kwiga, isabato ikagera bakajya mu mwuka wera, barangiza kandi bakagira indangagaciro ku buryo n'aho bazakorera amahame y'ibyo twizera azakomeza akababera ishene bambaye mu gatuza, azakomeza akababera umurimbo, akababera itandukaniro ribatandukanya n'abandi. Ariko birababaje uyu munsi wibajije, ese ibigo byacu yaba iby'itorero yaba n'iby'ababyeyi, ndagira ngo mbabaze, ese muri ibi bigo abana bacu baracyajyayo bagataha ukabona kugaruka kwa Yesu kubari mu bitekerezo? Ese ni abategereje kugaruka kwa Yesu, cyangwa ibigo byacu nabyo byamaze kumera nk'ibindi? Abantu bari bategereje kuvuka kwa Yesu bateguye ibigo, bategura gahunda zatuma gukiranuka kwiganzamo, ariko byaje guhumanywa birarangira nabyo biti icyerekezo. Niba rero amashuri Abisiraheli bashinze kugira ngo kwitegura Mesiya bizabe bazasange bafite ishyanga rizima bikanga, ni nako natwe tutitonze ngo dusenge abashinzwe ibigo by'amashuri bashaka uburyo baba maso, twazisanga ibigo byacu aho gutegura abazasanganira umwami ahubwo byarateguye abazamuhunga ubwo azaba agarutse. Cyaba ari ikibazo. Ubuzima bw'iby'umwuka babwinjiyemo, babwitaho cyane. Barangije mu buzima bw'iby'umwuka, kugira ngo iby'umwuka byinjire mu bantu, bongeye umubare w'imigenzo. Kandi ikibazo bagize, Satani yaraje asanga imigenzo bari bafite imyinshi rwose yari myiza, ariko yabinjirijemo akandi kantu gakomeye. Imigenzo n'ubwinshi bwayo bigize igipimo cy'ubutungane. Umuntu bakaza bakamaza bati ubwo udakora aka n'aka ntukagire icyo uvuga wowe. Muri ino minsi hari gahunda nyinshi, hari imigenzo myinshi twagiye twiga yuko rwose umuntu atagomba kunywa amazi, rwose amazi adatetse kuko yangiza ubuzima. Ni umugenzo mwiza, ariko ikintu kibabaje uyu munsi wa none, nigeze kujya ahantu umuntu arambwira ati umukuru w'itorero unywa amazi adatetse, cyangwa iwe hakagira umuntu unywa amazi adatetse, ntaba akwiye kuba umuyobozi w'itorero. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none hari utuntu duto ibyanditswe by'umwuka w'ubuhanuzi bitubwira, bikaba n'inama zo kugira ngo tugire amagara mazima. Ibyo bintu gutandukana nabyo ni akaga, ariko nanone nawe kubigira iturufu ukubitisha abantu, ukabigira umunzani. Ubu dufite ikibazo cy'abizera gukomeza amategeko y'Imana barabyibagiwe, isabato barimo barayikandagira,
amategeko y'Imana bayashyize ku ruhande, barimo barahangana n'ingamba zashyizweho n'ababwiriza, barimo barahangana n'ingamba zashyizweho n'abakuru b'itorero, abantu barimo barahangana n'ingamba zashyizweho n'amakorari, ku buryo n'amategeko y'Imana bayashyize ku ruhande, kuko ibi bintu, iyi migenzo ituma bemerwa ko ari abantu b'Imana, niyo barimo kwitaho cyane. Ntabwo abantu muri ino minsi bagishaka kumenya uko ijuru ribareba, ahubwo abantu barimo barashaka guhagarara neza imbere y'abantu. Sawuli niwe babwiye yuko Imana yamaze kwimika undi muntu umeze nk'uko umutima w'Imana umeze ushaka. Sawuli arangije abwira Samweli ati yego urabizi, ni wowe ubizi yuko Imana yamaze kundeka, ndakwinginze nitugera imbere y'abantu ujye unyubahiriza kugira ngo abantu batazarabukwa. Mu magambo make, Sawuli yashakaga gukomeza gushimwa n'abantu nubwo ijuru ryaba ryaramuhanaguye. Abantu barimo barashaka inzira mu migenzo ku buryo n'amategeko y'Imana bayigije ku ruhande. Nshuti zanjye, abatambyi n'abigisha bongereye umubare w'amategeko. Abigisha ibyo bajyaga bigisha baraje babihuza n'iby'abatambyi, barangije baravuga bati uko biri kose ibintu byashyizweho turi mu butayu mu by'ukuri bikaba ari byo bituyobora, ntabwo bikigendanye n'igihe. Impamvu abantu barimo kurushaho kuba babi rero ni uko badafite amabwiriza asobanutse. Baragiye bajya mu mategeko barayongera, ndetse bongera n'umubare w'amategeko. Nshuti zanjye, umuntu wananiwe wamubwira kwandika ntibishoboka. Rero ngiki kibazo, uko abantu barushaho kuba abanyantege nke, turushaho kongera imigozi tubazirika, kandi mu by'ukuri nta kintu biba biri buhindure ku buzima bwabo. Uretse icyo ngicyo kandi, abantu benshi kubera kugenda bashaka kwigenga, abayobozi, abatambyi n'abigisha bongereye umubare w'amategeko kugira ngo bayabazirikishe, ariko uko barushagaho kuyakomeza nko kugaragaza, niko bakomezagaho kugaragaza yuko iby'Imana bidashoboka. Ndetse inshuti zanjye, bakubitiyeho n'ikindi kibazo gikomeye, kubera kuba mu bintu ushaka kubishyiraho ku gatuza, uwakubwiye kubikora arimo arakubwirisha imbaraga, nawe ugashaka kubikomeza ku mbaraga zawe. Byageze aho birabananira, ari abayobozi babindyarya, ari n'abizera babindyarya. Abayobozi bakazaza batsindagira imitwaro ku bizera kandi bo batayishyira mu bikorwa, n'abizera nabo bakabeshya abayobozi ko bashyira ibintu mu bikorwa kandi batabishyira mu bikorwa. Mbega uburyarya buriho uyu munsi wa none, umuntu aricara agashyiraho amategeko y'ibintu nawe atashobora, kandi n'umwizera nawe akaza akakwereka yuko rwose azabikora. Muri ino minsi dufite abayobozi babeshya, tukagira n'abizera babeshya. Umuyobozi aricara, byarambabaje cyane. Mu minsi yashize twajyaga tugira amatangazo, ndetse n'ubu turayagira. Umuyobozi mukuru w'itora agahaguruka agatanga amatangazo, kavuga ati ejo hari umuganda, kandi nanone nshuti zanjye ku isabato itaha tuzatangira ibi n'ibi, nizere ko tutazababura. Itorero tugeze muri gahunda izi n'izi. Urugero, nk'ubu turi muri gahunda y'itorero, dufite gahunda y'ibirundo. Ariko nshuti zanjye, kimwe mu bintu bitangaje, ushobora ugasanga hari umuntu wakanguriye abandi yanatanze amatangazo ku isabato, ariko wazajya muri resi ntumubone. Abizera nabo rero, bitewe n'uko umuyobozi ari umubeshyi, atangaza umuganda bugacya bakamubona yiyakirije imodoka yigendeye, bitewe n'uko umuyobozi atangaza yuko bazatabara kwa kana kabagize ibibazo, abizera bakajyayo bategereje uri buyobore gahunda, bagasanga undi yifatiye igare yagiye kwitangirira gahunda ze ku isoko. Bituma abizera bavuga bati tujye tubereka ko twumvise ariko tutumvise. Abayobozi nabo bakavuga bakagira ngo abantu babumvise, nawe yarangiza ati injiji nazibwiye kandi ejo sinzaboneka. Inshuti zanjye, kimwe mu bigaragaza yuko imyiteguro yacu idashyitse ni ukubeshyana kuri hagati y'abizera n'abayobozi. Imana igira ikidukorera. Imitimanama y'abantu yatangiye kubatoteza, bakifuza kugera ku rwego rwo hejuru, bagakurikiza amategeko y'abigisha, ndetse barangiza bagashaka no gukurikiza y'Imana, byarangiza bikabananira kandi badashaka gusekwa n'abantu. Kubw'ibyo rero bihinduye indyarya. Muri Matayo igice cya gatandatu harimo amagambo yantangaje cyane. Matayo igice cya 6, murumva aba bantu imyiteguro yapfuye,
ibyo bari barimo kurebwa n'Imana babiretse, barimo baracungana n'uko abantu babareba. Matayo 6:5, nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. Ndababwira ukuri yuko bamaze kugororerwa ingororano zabo. Gukiranuka ko mu mutima iyo kwanze, umuntu asigara ahanganye no gukiranuka ko kwemeza abantu bambone ko musoni ndi umulayike. Hari ukuntu ngomba kugenda nk'abalayike, hari ukuntu ngomba kuvuga nk'abalayike. Undi nawe agatangira ati ngewe nk'umudiyakoni, hari ukuntu ngomba kugenda nk'umudiyakoni, hari uko ngomba kuvuga nk'umudiyakoni. Kubera iki? Uko gukiranuka kw'Imana kw'imbere kugenda kubura, tugenda twihimbira gukiranuka ko kwemeza abantu kugira ngo abantu bataducishamo ijisho, ariko mu by'ukuri ku Mana ntabyo tuba twitayeho. Nshuti zanjye, iyi ntambara yabaye intambara ikomeye, ndetse uyu mutima wabatotaga ubemeza ko ari abanyabyaha. Iyo bawukurikirana wagombaga kugira icyo ubagezaho, ariko Satani yakomeje kubavangira. Nimurebe mu Bagalatiya 2:4, Bibiliya yavuga ngo ahubwo hanyuma byatewe na bene data b'indyarya binjijwe rwihereranwa no gutata umudendezo wacu dufite muri Kristo Yesu, kugira ngo badushyire mu bubata. Nshuti zanjye, ikintu kigaragara ngiki, iyo umuntu abaye indyarya bimushyira umudendezo we uba wangiritse. Ngibi n'uyu munsi wa none turabafite bitwa bene data ariko b'indyarya. N'uyu munsi wa none uricara ukabwira mwene se uti mwene data turirimbana, mwene data tubana mu nama y'itorero, ariko bitewe n'uburyarya burimo. Uburyarya buri mu makorari, uburyarya buri mu nzego zose z'imisengere yacu, usanga bituma nta mudendezo wo kubana n'Imana. Niyo mpamvu dufite imitima iturega ibibi. Nshuti zanjye, iki kintu kirakomeye. Ntibari bitaye ku nshingano y'ikizazana Yesu. Iki kintu nacyo cyabaye ikibazo, ntibamenye inshingano izazana Yesu. Ndetse kutamenya inshingano izazana Yesu, mu magambo make, aba bantu ibintu byagombaga kuranga Yesu avuka bwa mbere barabifashe babigira ibimenyetso bizaranga kugaruka kwe. Noneho barangije ibizaranga kugaruka kwe aba ari byo bahindura ibyo kuza kwe. Noneho ikibazo cyavutse ni iki rero nshuti zanjye? Bateguye intebe nziza, bateguye ibintu byose na gahunda nziza, ariko Kristo aburamo. N'uyu munsi wa none nagiye mbabwira inshuti zanjye, turacyafite abantu baririmba ngo dutegereje Mesiya kandi azaza. Mu by'ukuri aya ni amakorasi twagiye dutera, ndetse n'abantu benshi baranabiririmba, ariko nagiye mbabwira inshuti zanjye, ntabwo dutegereje Mesiya, dutegereje kugaruka kwa Kristo. Ibi bintu mugomba kubimenya. Niyo mpamvu amadini menshi yamaze kuvangirwa, ntibazi gutandukanya kuza bwa mbere kwa Yesu no kugaruka kwe. Niyo mpamvu uyu munsi wa none ubuhanuzi bwerekera ku kuza kwa Yesu, ubu buhanuzi amadini kuza kwa Yesu bwa mbere, amadini yaburyamyemo yibagirwa kugaruka kwe. Niyo mpamvu uzumva inyigisho yo kugaruka kwa Yesu nta bantu bayivuga, kandi natwe hari abantu benshi bagiye kugwa muri uyu mutego. Rero ikindi kintu gikomeye, kubera yuko bishakiraga icyubahiro, aho gushaka gukizwa icyaha bashakaga Mesiya uzabakiza Abaroma. Muri ino minsi dufite ikibazo, imyiteguro yacu ifite ikibazo. Nk'uko Abisirayeli bari babangamiwe na Roma, niko n'uyu munsi wa none kwizera kwacu kubangamiwe na Roma na gahunda na tagitike zabyo. Ariko nanone ikibazo, ese twibagirwe inyigisho y'ubuturo bwera, twibagirwe ubuhanuzi, twibagirwe gutsindishizwa n'umuntu kubwo kwizera, amaso tuyahange Roma gusa? Ntabwo Kristo ugiye kugaruka agiye kudukiza Roma, ahubwo agiye gukiza imibiri n'imitima yacu. Kandi narangiza ibi bintu byose isi yabaye akavuyo bitewe na sisiteme n'inyigisho z'ibinyoma za Roma, Kristo agiye kubikuraho. Ariko ntabwo dukwiye kwiga ubuhanuzi mu ndorerwamo yuko Kristo agiye kuza gukuraho Roma, ahubwo Kristo agiye gukuraho ikibi, yimika icyiza. Kandi icyo cyiza uyu munsi wa none arimo arakimika muri twe. Mbega uburyo uyu munsi wa none uburangara Abayuda bagize, bakumva ntibashaka gukira icyaha, barashaka gukira Roma. Ndagira mbabwire inshuti zanjye, nimureke twegere Kristo agira icyo akorera imitima yacu. Ikibazo dufite gikomeye ni icyaha, ikibazo dufite gikomeye ni ukutagira umwanya wa Kristo mu mitima yacu. Ariko uyu munsi wa none inshuti zanjye dukwiye kugira icyo twitaho cyane. Rero Abaroma bari barakoze tekinike, baragenda bagera ku rwego. Mbere murabizi umutambyi mukuru yashyirwagaho mu buryo bwemewe n'Imana,
ariko mu gihe Yesu yavukaga uwifuzwe byose bambwira neza yuko abaroma bavugaga ko aribo bafite ububasha bwo gushyiraho umutambyi mukuru no kumukuraho. Kandi mu by'ukuri impamvu yabiteraga n'imwe, ni uko n'abatambyi nabo bari barabaye abacanshuro. Mbega uburyo muri iki gihe dutegereje kugaruka kwa Yesu, nk'uko abantu bari bategereje kuvuka kwa Yesu, abatambyi bari bafite inshingano igihe cyarageze bibera bacanshuro. Mbega uburyo uyu munsi wa none abantu barimo gukora umurimo w'Imana gicanshuro. Buri muntu wese arimo arareba akantu k'inyungu afitemo. Abaririmbyi araririmba ariko acungana na konte ya korari, acungana n'ikintu azasaruramo. Abavugabutumwa arimo arabwiriza ariko cyane cyane yerekeye ahantu azakura icyubahiro no gukomerwa amashyi no kumenyekana, ariko by'umwihariko n'ahantu azakura agafaranga. Abapasiteri nabo bari muri icyo kintu cy'irushanwa. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo ngiki ikibazo gikomeye dufite. Imyiteguro yacu ishyitse irimo irangizwa. Satani arimo arabireba agasanga abatambyi ntibakora nk'uko bagomba gukora, abigisha bagakora nk'uko bagomba gukora. Ibimenyetso byose byo kugaruka kwa Yesu abizera bazabibona kandi bahumuke. Ariko uyu munsi wa none Satani ntashaka yuko abizera bahumuka. Niyo mpamvu uyu munsi wa none iki ni ikibazo. Mureke tureke gukora nk'abacanshuro, kuko ibifuzwe byose bagaragaza yuko gukora gicanshuro byatumye abatambyi n'abigisha n'abafarisayo n'abaki batamenya ko Yesu yavutse. Nshuti zanjye, hari ikintu gikomeye kindi Satani yazambije. Bari barize ubuhanuzi, baragenda barabujambura, ariko ntago bari bafite iby'umwuka. Byaba ari ibibazo uyu munsi wa none, kandi birimo biragaragara. Yego rwose, abantu bazi ubuhanuzi. Uraganira n'umuntu akakubwira paje z'ibitabo utamenya. Hari abantu bafite n'ibitabo bya Ellen White tudafite mu Kinyarwanda. Hari n'uwicara rwose, ubu twatangiye kugira n'aberekwa ku giti cyabo akakubwira ati nagize inzozi izi n'izi kandi zirahura n'ibi ngibi. Nshuti zanjye, twatangiye no kugira n'abagira amamesaje bandika bakayashyira kuri za WhatsApp yuko bazi igihe ubuhanuzi bwagiye busohorera mu itorero. Ariko najya mbabwire ngo Satani yarabaretse biga ubuhanuzi bagera no ku rwego rwo kwishyiriraho ubwabo, ariko Satani abima iby'umwuka. Ikintu cyatuma iby'Imana bikorera muri bo barabibuze. Ndagira ngo mbwire inshuti zanjye, uyu munsi wa none kuba wabuze ubuhanuzi, kuba wabuze ibitabo byinshi uzi ibintu aho byerekera, umuntu uzi yuko uzi ubuhanuzi ni umugore wawe mubana, ni abantu musengana, ni abo mukorana, kuko byibuze imibereho yawe ihinduka isanga n'ingoyi n'ibihamya ufite. Ariko niba urimo kuvuga ko Yesu agiye kuza, ukerekana ko amatariki yo gutangazwa ku icyumweru yazi, ukabuza amasaha n'amatariki, ukavuga yuko uzi n'amatariki Yesu azagarukira, ariko warangiza urugo rwawe rukaba ruri mu buretwa, abantu bawe bo mu rugo iwawe wajya kubumbura Bibiliya bagatangira gusinzira kuko bamaze guhaga uburyo ubayeho, byatumarira iki byo? Abisiraheli babuze iby'umwuka ariko basigarana ubuhanuzi bucuramye. Ikindi, basobanuye ubuhanuzi bakurikije ibyifuzo bishingiye ku irari ryabo. Ibyerekana kuza kwa mbere kwa Kristo babijyanye ku kugaruka kwe, barangije bati icyerekezo. Mwibutsa yuko iki cyigisho turimo kwiga ndimo ndagikura mu gitabo cy'ibifuzwe byose, incamake y'igice cya mbere n'icya kabiri. Nshuti zanjye, ikindi kintu gikomeye kandi kibabaje ni uko ihame rivuga ko umuntu abasha kwihesha agakiza kubw'imirimo ye nirwo rwari urufatiro rw'idini rya gipagani. Byari bimaze kuba ihame ry'idini y'Abayuda. Yesu yavutse gutsindishirizwa n'imirimo. Buri muntu wese yarwaniraga no gukora akantu kandi agashaka ko kamenyekana, kandi buri muntu wese yashakaga yuko idini igaragara ari iy'imirimo. Nshuti zanjye, ibi byatumye Yesu avuka, agakiza ke bakagirira amakenga. N'uyu munsi wa none mu itorero dufitemo abantu bashaka gukizwa n'imirimo yabo. Dufite abantu baciye inzira mu mirimo gusa, kwizera bagushyira ku ruhande. Ariko dufite n'abandi Satani yazanye, arangije abaha kwizera kudafite icyo kumaze, kudafite n'umurimo. Bo bicara bakavuga bati njyewe Imana yanjye niyinzi, njyewe ntsindishizwa n'ubwo kwizera, umutima wanjye Imana irawemera kandi igitambo cyanjye ni amasengesho. Nshuti zanjye, najya mbabwire ngo dukwiye kwitondera ubuyobe bubiri. Ubuyobe buvuga ko kwizera kutabyara imirimo, n'ubuyobe buvuga yuko imirimo izahingutsa umuntu ku kwemerwa n'Imana. Ni ubuyobe bubiri Abayuda bahaguyemo.
rero nshuti zanjye, igihe gikwiriye gisohoye, Imana imaze kubona ibintu byazambye, Imana imaze kubona ibintu byataye icyerekezo, Imana imaze kubona ibintu bimaze kugera iwa Ndabaga, Imana ifata umwanzuro. Bibiliya ihita ivuga ngo igihe gikwiriye gisohoye. Abagalatiya igice cya 4 umurongo wa 4 n'uwa 5. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo. Amen. Ese igihe gikwiriye gisohoye ni ibiki byerekana ko igihe gikwiriye cyari gisohoye? Murebe, hari isomo nakunze cyane muri Zaburi 102. Zaburi 102, ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Birambabaza cyane uburyo dufite imyiteguro ipfuye imeze nk'iy'Abisiraheli bari bafite mu gihe cyo kuvuka kwa Yesu, nyamara ugasanga iyo myizerere ipfuye, iyo mitegerereze ipfuye twayibandarayeho. Zaburi 102 umurongo wa 4. Kuko iminsi yanjye ishirira mu mwotsi, amagufwa yanjye yaka nk'urumuri, umutima wanjye umeze nk'ubwatsi bukubiswe urumye, kuko nibagirwa kurya umutsima wanjye. Ijwi ryo kuniha kwanjye ritumye amagufwa yanjye yomatana n'inyama zanjye. Mu magambo make, ikintu ibyanditswe byera birimo kutwereka hano, Dawidi arimo arerekana uburyo amerewe. Ariko umurongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo uzahaguruka ubabarire Siyoni, kuko igihe cyo kuhababarira gisohoye. Ni koko igihe cyategetswe kirasohoye. Amen. Mu magambo make, igihe cy'Imana cyo kubabarira Isiraheli cyari kigeze. Imana ntiyagombaga gukomeza kurebera, Kristo yagombaga kuvuka. Nubwo imyiteguro idashyitse yari ihari, ariko Imana yari ifite ikintu yakoze kugira ngo hagire abantu bake basigara bategereje. Nshuti zanjye, nubwo turimo kuvuga ko imyiteguro dufite uyu munsi wa none ipfuye, Imana ifite abantu ku giti cyabo bafite imyiteguro ishyitse. Hari ikosa ry'uko dushaka kugira isaha itaregeye ku isaha y'Imana. Kuva igice cya 12 umurongo wa 41, Imana niyo yari ifite isaha yo gutaha kw'Abisiraheli, kandi icyo gihe kigeze, Imana yarabacyuye, nta munota n'umwe ubuzeho, nta n'urangiye, nta n'utinzeho. Kubwo ibyo rero, Kristo nawe yaje ku isi ku isaha yagenwe n'inama y'agakiza. Iyo saha rero niyo yiswe igihe gikwiriye gisohoye. Ntabwo Yesu azaza bitewe n'uko abantu benshi bamutegereje biteguye, nta nubwo azaza kuko abana b'Imana bakunzwe cyane ku isi. Igihe gikwiriye nigisohora, Kristo azatunguka ku bicu. Abazaba bafite imyiteguro ishyitse bakeya bazamusanganira, abatazaba bafite imyiteguro ishyitse bazahura n'akaga. Gusa cyari igihe gikwiriye. Ibitambo byatambwaga muri iyo minsi n'abatambyi, muri iki gitabo cy'Ibivuzwe byose bavuga yuko byari bimeze nk'ikinamico. Ibitambo byatambwaga n'abatambyi byari bimeze nk'ikinamico, byari bimeze nko gukina sene. Uyu munsi wa none, umuntu araza gusenga, wamureba ukagira ngo aje gukina sene. Icya mbere, imyambaro yambaye ni imyambaro yo kujyana mu kabari, ariko we ayizanye mu rusengero. Icya kabiri, uburyo yifata mu rusengero n'uburyo aha agaciro iby'Imana, ubwabyo ni ibintu byerekana ko ibiberaho ntabyo azi. Uburyo akiranukira Imana n'uburyo yita ku murimo w'Imana, ubwabyo byerekana ko ari umushyitsi ku Mukiza. Abantu benshi, hari umuntu noneho ikintu kibabaje, n'ibibwirizwa abantu benshi babwiriza muri ino minsi, hari igihe ubireba ukagira ngo barimo barakina komedi. Nshuti zanjye, aya magambo arababaje. Aya magambo ari mu Bivuzwe byose agaragaza yuko ibitambo byatambwaga n'abatambyi bari bameze nk'abakina ikinamico. Imana idukure mu ikinamico, tumenye impamvu z'agakiza kacu. Ingabo za Satani muri icyo gihe zayoboraga imibiri n'amarangamutima y'abantu. Cyari igihe gikwiriye, cyari gisohoye ngo Imana izitabare. Abantu imibiri yabo yari yuzuye abadayimoni, amarangamutima y'abantu yari yarangiritse. N'uyu munsi wa none turi babi kugeza ubwo n'amarangamutima tugira ku kintu icyo ari cyo cyose, yaba amarangamutima twita meza, yaba n'amarangamutima twita mabi, yose yuzuye icyaha. Igihe gikwiriye kirasohoye ngo Kristo agaruke. Ikimenyetso cy'abadayimoni cyari cyarahatiwe kuba mu ruhanga rw'abantu. Witegerezaga umuntu umuganiriye ureba neza, uri umuntu ureba kure, warebaga umuntu ukabona ikimenyetso cy'abadayimoni mu ruhanga rwe. Harya nagira ngo mbabaze, Ibyahishuwe 13 havuga ngo iki? Vuba bidatinze, ikimenyetso cy'inyamaswa kigiye gushyirwa mu ruhanga no mu kiganza cy'abantu. Kubera iki? Satani yamaze kwigarurira abantu ku buryo ikimenyetso cy'inyamaswa gake gake kirimo kirashyirwa ku bantu mu buryo batanamenya. Nshuti zanjye, nagira mbabwire ngo icyaha cyari cyarabaye ubumenyi.
icyaha cyari cyarabaye ubwenge. Umuntu wakoraga ibyaha cyane bamwitaga umunyabwenge. N'uyu munsi wa none niko bimeze. Umuntu w'incakura, umuntu w'incabiranya, umuntu ufite uburyarya mu nzu y'Imana, umuntu w'umupagani, usanga abantu bamwita ngo ni umunyabwenge. Ashaka avuga ati kanaka rwose pe uri umunyabwenge. Umugabo umwe yigeze gufata umwana we yamwibye, abakozi baraza baramubwira bati dore umwana wawe tumufashe yiba, niwe ujya ukwiba amafaranga. Arangije arabwira abakozi ngo basohoke. Afata umwana we aramubwira ati niko koko wibye? Umwana we aramubwira ati rwose bamfashe niba. Arangije aramubwira ati usigaye ufite ubwenge bwo kwibasha, uzibeshaho. Muri no minsi abantu b'abapagani, abantu bafite ibintu bizababuza ijuru, usanga abantu babashima bavuga ati wowe uzibeshaho wowe rwose uzi umujyi. Ariko nagiye mbabwire inshuti zanjye, gukora icyaha no muri kiriya gihe mbere y'uko Yesu avuka byari bisigaye byitwa ubumenyi. Ingeso mbi zari zarahinduwe nk'izera kandi zigize umugabane w'idini. Ingeso mbi zari zaragizwe nk'izera kugeza ubwo zabaye umugabane w'idini. Ariko uzi ko hari igihe uba mu itorero warangiza ukibaza utariko ahangaha abasinzi babaye abantu bemewe ku buryo byabaye nk'umugabane w'idini. Ukabona abantu abasinzi, abantu barimo baranywa inzoga bihishe, amakuru abantu bakayamenya. Ukabona abantu barambara ubusa, abantu barimo baratandukira, abantu barimo barazana ibizira mu nzu y'Imana. Ariko wareba ukagira ngo byamaze kuba nk'umuco, bisa naho bisigaye byemere. Reka mbabwire inshuti zanjye, ibintu uzabona byazambye mu nzu y'Imana ntabwo byemewe n'ijambo ry'Imana, yewe nta nubwo byemewe n'ubuyobozi bw'itorero, ahubwo imitima y'abantu iranangiye. Inshuti zanjye, ikindi ihame rivuga ko umuntu abasha kwihesha agakiza kubw'imirimo ye nirwo rwari rwaramaze kuba urufatiro. Rero igihe gikwiriye gisohoye, Kristo yagombaga kuvuka. Nubwo imyiteguro Satani yari yayivangiye, ariko hari bake gusa biteguye. Amen. Inshuti zanjye, nagira mbabwire ngo Ibyahishuwe 14 umurongo wa 6 hari amagambo nkunda cyane, kandi aya magambo nawe yagira icyo akumarira mu gihe turimo kwigana muri iki cyigisho. Umurongo wa 6 uravuga ngo nuko mbona marayika wundi aguruka aringanije ijuru, afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ngo abubwire abari mu isi bo mu mahanga yose n'iyimiryango yose n'indimi zose n'amoko yose, avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Muramyi yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Aya magambo mbabwiye guturuka mu cya 844 yatangiye kuvugwa, avugwa n'iri torero, kandi aya magambo yatangiye gucishwa mu bibwirizwa no mu bitabo, abwira abantu ko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. None niba guturuka mu cya 844 igihe cyari cyarasohoye, twe turacyafite umwanya ntawo. Reka mbabwire inshuti zanjye, tugeze aho igihe gisohoye kugira ngo dutandukane n'ikibi n'igisa nacyo, kandi turebe mu myiteguro dufite, dukuremo ibigawa tubijugunye, ibishimwa bari byo tubwira Kristo akomereze mu mitima yacu. Abaroma igice cya 13 nanone, Pawulo wagiye ababazwa cyane n'ubuzima bw'Abisiraheli, yanditse amagambo akomeye. Abaroma igice cya 13 hari amagambo akomeye cyane, umurongo wa 11. Bibiliya iravuga ngo iki? Aya magambo nayakunze cyane, kandi ndifuza yuko ariyo wubakaho ubuzima bwawe. Kuba maso. Igice cya 13 umurongo wa 11, igitabo cy'Abaroma, haranditse ngo nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe cyose, igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambare intwaro z'umucyo. Inshuti zanjye, igihe cyo gukanguka kirasohoye. Kandi uku gukanguka witegereza yuko uzagukura kuri pastoro, witegereza ko uzagukura ku murayiki, ku mukuru w'itorero. Uku gukanguka n'ugukangurwa n'umwuka w'Imana, ukamenya ko igihe gisohoye. Imyiteguro ishyitse ni imyiteguro yanjye ku giti cyanjye, ni imyiteguro yawe ku giti cyawe. Rero Imana ikugenderere. Iki gitero cyagabwe ku myiteguro yo kuvuka kwa Yesu, cyatumye abayuda Yesu avuka ntibamumenya. Iki gitero kirimo kiragabwa ku bantu bategereje kugaruka kwa Yesu, kandi abantu batari maso bagiye gupfundika ipfundo, bazasange bapfunditse iry'ubusa. Simbikwifuriza. Imana igukangure, nanjye nkangure mu izina rya Yesu. Amen.
Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagerageza imyiteguro yacu, tugerageza kwiga ibyanditswe byera, tugerageza gukangurira abandi iby'ijambo ry'Imana rivuga, tugerageza kwitanga mu rusengero kandi tugakora, tugerageza kuvuga ndetse tukanarwana n'ishyaka ryitwa ko ari iry'ibyawe. Ubwacu tugerageza gutanga amafaranga yacu, tugatanga n'igihe cyacu, yewe tujya tugerageza no gushaka kugaburira abandi amarangamutima yacu, ndetse tujya twumva itorero ryacu twarikorera ibishoboka byose. Ariko imyiteguro yacu ishyitse, uduhe kugira ngo dukanguke, kugira ngo Satani atagira ibyo avangamo byazatuma kugaruka kwawe kudutungura. Ngaho ngwino ubane natwe, uduhe amaso areba kure, amenya aho ibihe bigeze, uduhe umutima wihana, kandi ibyanditswe byera dufite n'ibyo tubwiriza bihuze n'imico yacu. Winjire muri twe, utubere ikimenyetso, kandi uvure imibiri yacu, kuko abadayimoni barimo barigaranzura imibiri yacu. Uduhe kugira ngo gukizwa nawe igihe cyawe kibe cyasohoye uyu munsi, kugira ngo uyu munsi winjire mu mitima yacu. Reka igihe cyanjye kibe cyasohoye cyo kugira ngo unyandike mu gitabo cyawe. Reka igihe cyawe kibe cyasohoye cyo kugira ngo ahazaza hacu hategurirwe muri wowe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.